Iyi ni Barada Vibes, ngende Barada, nguhaye ikaze kuba wahisemo kumva iki kiganiro kandi wakoze cyane. Niba ugiye guhitamo umukunzi, niba icyo uhitamo, ikintu cya mbere ni ukuba wamukunze. Yego, wamubonye, wamukunze. Uretse kumukunda hari ibindi wamukundi, donc hari ibindi bituma uriya muntu wifuza yuko yakubera umukunzi, yuko mwabana. Hari ugukundana buri wese atahiwe, ariko no gukundana muzabana. Muri uko kubana akenshi nkunze kugira abajene, mwebwe mugiye gushaka abakunzi, mugiye gushaka abagore cyangwa mugiye gushaka abagabo, uzirinde gushaka umuntu urebeye inyuma gusa. Ukuntu umuntu agaragara gusa ntabwo ari byo byubaka urugo, ntabwo ari byo bituma mujya mu rukundo ngo birambe. Ugomba no kureba indangagaciro z'uwo muntu. Izo ndangagaciro rero ukazireba, ariko nawe utekereje ku ndangagaciro zawe. Ese uyu muntu ngiye gushaka, uyu muntu tugiye gukundana, afite indangagaciro zinyubaka? Afite indangagaciro nkunze? Afite indangagaciro zihuye n'izo mfite? Indangagaciro ni iki? Indangagaciro ni ibintu byinshi cyane ureberaho kugira ngo ukunde uwo muntu. Nibyo hari igihe ureba ukuntu aseka ukamukunda, ukareba ukuntu areba ukamukunda, ariko noneho bikava muri fizike, bikava mu bifatika, mu byo turebesha amaso, bikajya noneho mu bihuza n'amarangamutima yacu. Ukamutekereza ukuntu aseka, ariko ukamutekereza n'ukuntu nimuhura ufite ikibazo, ukuntu ari bugutega amatwi, ukuntu ari kubaza ibibazo, ukuntu ari bukwihanganishe, ugahita wumva uratuje. Icyo kintu rero iyo kigukurura, ugahita wishimira uko kuntu akwakira, uko kuntu akugira inama, niza ndangagaciro. Tukaza kuzamuka tukagera mu kuntu yubaha. Iyo ahuye n'abantu bakura bubaha ate, abavugisha ate, ugahita uvuga uti nabyo ndabishimye. Tukaza mu myemerere n'imyizerere. Ese ibyo yemera bihuje n'ibyo nawe ukunda, ukavuga birahuye, bikagukomeza bikagukurura. Ese imyambarire ye ntago intera akantu, ntago ituma numva ntisanzuye mu bantu? Kuko niba ukundana n'umuntu, ukaba ukundana n'umuhungu, uburyo yambara, uburyo avugisha abandi, uburyo yitwariye ari kumwe n'abandi bantu, ugahora ubitekerezaho, bikagutera akabazo. Mwajya kujyana ukavuga uti yowe manu mbabarekana kataza gukora kiriya kintu, ataza kugira guti, urumva icyo gihe haba harimo akabazo. Kuki noneho ukomerezaho kandi uzi ko uwo muntu icyo kintu akora hari ikintu gituma utisanzura? Njye nibaza, iyo bikubayeho ugakomerezaho, ejo hakazazaho ikindi. Ese ubwo koko urwo ruba ari urukundo? Ni iki gituma noneho ukomeza kumurambaho? Ni ukubera amafaranga afite? Kuko ayo mafaranga niba yafite, hakiyongeraho iyo ndangagaciro cyangwa se icyo kintu utishimira, ya mafaranga ukurikiye nta kintu azaba kimaze. Rwa rukundo wibwira ko umukunda nta kintu bizaba bimaze. Kuko iyo hajemo ako gatotsi, ako kantu gatoya utishimira, gatuma utamugenda uruhande, gatuma utamushyigikira, ibindi byose bizaba zero. Utekereze yuko noneho mutarabana, nimumara kubana bya bintu bibona buri munsi, amaherezo azaba yahe? None ko amazi atararenga inkombe, ko bitaragera kure, kucyo byihanganira. Mu guhitamo rero uwo mugiye gukundana cyangwa se mugiye kubana, ugomba kuba wisanzuye. Mu gihe hari ikintu kigufunga, mu gihe hari ikintu wigengeseraho, nshuti yanjye, niba wumva iki kiganiro, banza ubihagarike. Kuko akenshi nganira n'abakobwa cyangwa n'abahungu bakambwira ati Barada ndakuze, ngomba gushaka. Burya ikigoye si ugushaka, ikigoye ni ukuguma muri urwo rugo ugiye gushaka. Nibyo urakuze, abandi barashatse, barabyaye, uri muri kuruse, nawe urihutira kugerayo. Kwihutira kugerayo rero ugahita uvayo vuba biragoye, nta nubwo bigaragara neza, ariko ushobora gutinda kugerayo, ariko ukagerayo ugezeyo. Hitamo umuntu uguha agaciro, hitamo umuntu ufite indangagaciro nawe ushima, hitamo umuntu apana kugira ngo ukore bibi, wambara ikanzu, bazana iki, amafoto. No, hitamo umuntu uzatuma nugera mu rugo uzagira amahoro. Iyo ushaka umuntu muzabana, uba urimo uhitamo ibintu byinshi, uba urimo ushaka ibintu byinshi. Nshuti yanjye, ntabwo ushaka umugabo cyangwa umugore wereka ababyeyi ikirori. Oya,
ntabwo aricyo cyonyine wimushaka. Niba wifuza kubyara umuntu uri mushaka, umuntu muri mukurambagiza cyangwa uri murambagiza, warashaka kubyara, ubona azavamo umupapa mwiza cyangwa azavamo umumama mwiza. Ntago kubyara ari ugutwita cyangwa gutera inda, ntabwo ari ugushyira umwana hariya gusa ngo birangire. Reka da, hari ibindi byinshi cyane bigendana nabyo. Ese uwo muntu uri mushaka arabyujuje? Iyo ushaka umugabo cyangwa ushaka umugore urambagiza umuntu muzabana, ni umuntu uzakurerera abana mu gihe mubyaye abana, akabaha uburere, akabaha edikasiyo, akabitaho, akaba umubyeyi. Uwo muntu afite indangagaciro z'umubyeyi. Ntabwo ari umugabo, ntabwo ari umugore gusa utera inda gusa, utwita gusa. Ni umuntu se uzakubaka cyangwa azagusenya, ni umuntu uzakuzuza cyangwa azakugabanya. Akenshi iyo umuntu ashaka umuntu arambagiza umuntu bazabana, aba arimo ashaka umuntu umwuzuza. Mfite ibi, nivuga ibyo afite, ibyo ufite, ntabwo mvuga amafaranga mani. Muri uko guhitamo urimo urahitamo umuntu uzakuzuza, ukaba ukishima, ugatuza, donc ukumva ko kuri muragera ahantu, cyangwa urimo urashaka wa muntu uzagenda noneho akugabanya nuko wari umeze, bikarangira warashize uhagaze ariko warapfuye uhagaze. Uwo muntu urimo ushaka afite izihe ndangagaciro? Ikindi kintu tureke kureba buriya cyane, wowe umushyiriye iki? Kuko mu gushaka n'abantu babiri, ntabwo ari umuntu umwe, ni magirirane. Ndakuzanira ibyiza nawe umpe ibyiza, ndazana ibibi nawe uzana ibibi, ariko tugire gute? Tubyoze, tubihanagure bibe byiza. Hari abantu bavuga ngo nshatse umugabo n'umugore gukemura ikibazo, ngo kwirirwa niruka nka mu bakobwa birandambiye ngiye gushaka umugore. Ntago urugo rwubakwa na sexe gusa, hari ibintu byinshi byubaka urugo. Mu guhitamo, mu kurambagiza uwo muhungu cyangwa mu kurambagiza uwo mukobwa, niki ugenderaho? Ni izihe ndangagaciro ugenderaho? Uwo muntu uhitamo, wibuke yuko ari umuntu muzararana buri munsi buri munsi buri munsi. Ese bitewe na za ndangagaciro twavuze, isuka afite iragushimisha? Ukuntu avuga biragushimisha? Ushaka umuntu mugakundana, mugakora ubukwe, wagera mu rugo ngo aranuka, ngo anuka mu kanwa. Cyagiye se akurambagiza ntabyo wabonaga? Warenzagaho? Kuki se warengejeho? Komeza rero. Ngo afite icyuya kidahumura neza, none se yakurambagije umunsi umwe ubimenya ugeze mu rugo? Nta suka agira. None se isuku icyo gihe umutereta, isuku yarayifite? Yahindutse ari uko mugeze mu rugo? Niba warakunze umuntu ukabona ikintu akurambagiza, mukundana, muteretana, ukakihanganira kugira ngo mukore ubukwe, niho bavuga ngo iyo mugiye gusezerana mu byiza no mu bibi. Ibi birega ntago ari indwara gusa, ibi bisugufungwa gusa, ibi bisubukene gusa, ibi harimo na kina wa mwanda wabonye ukareba hirya ugakomeza. Harimo za nzoga yanywaga ngo ni mu bantu uzamuhindura, umuhindura nkande. Ibuka yuko uri mushaka umuntu muzabana. Mbere rero yo kujya guhindura umuntu, banza wowe uhinduke. Nuguhinduka wowe ukavuga uti kanaka wanjye mushatsamo inzoga, ntago ngiye kumuhindura, ahubwo wowe urahinduka wemera izo nzoga. Kanaka wanjye mushatse agira umwanda, ntago rero azahinduka kuko ageze mu rugo. Ntago ugiye kumuhindura, wowe urinde wumuhindura. Hinduka wowe wemera umwanda, ubane n'umwanda, cyangwa se ureke kubana n'umwanda, umureke. Ibuka yuko mu guhitamo umukunzi ntago amafaranga ariyo ahagije, mwana wa mama. Ntago isuri ihagije. Reba n'izindi ndangagaciro. Yubaha ababyeyi be, yubaha abantu. Ni gute uzashaka umuntu w'umujura ubizi ubibona ko ari umujura ngo nimugera mu rugo bizahinduka kubera iki? Ahubwo emera ngo ngewe kanaka ngiye gushakana n'umujura, ubyemere, winjire mu rugo uvuga uti yes, abajura babaho gute? Ushyire strategy hasi, ahubwo umufashe. Iyi ni Barada Vibes, nkubwira ngo mu gushaka cyangwa se mu kurambagiza, mu gutereta umuntu wifuza ko muzabana, wireba physique, wireba ukuntu agaragara inyuma gusa, wireba ibyo atunze. Kuko iyo mugeze mu rugo mwakoze ubukwe, ababyeyi bamaze kugenda, bya bintu byose wirengagiza nibyo bikora. None se amafaranga warayashakaga, ariko uwo muntu mwakundanya afite amafaranga ariko ntago yubaha.
urashaka ko yubaha ate kandi amafaranga washakaga ariyo wabonye? Uwo muntu afite amafaranga ariko ararwana, akubita iki, agira gute, warabibonye kuva kera ariko ukomezaho, none mugeze mu rugo aguhaye iki, uti arankubise. Nyine aragukubise mwana wa mama, aragukubise kuko yari afite amafaranga, afite no gukubita, kandi byose warabibonye ariko urakomeza. Ntabwo yahindutse ageze mu rugo. Hari utuntu ubona, hari umuntu mwicarana akaba afite umujinya cyangwa afite ibigambo, akakubwira ikigambo n'ubundi mukundana. Hari ibintu bibiri rero, emera yuko ibyo bintu uzabyihanganira, uhinduka, pana kuvuga ngo nzamuhindura cyangwa azahinduka. Bakobwa bahungu uyu munsi mufite imyaka, mubona imyaka ishize, ndabizi birababaza. Hari n'igihe uvuga uti ndagumiwe, abantu aho uciye hose bakakubaza batari ku kanaka bite ko nta kintu tubwira. Abo baragushyiraho pressure, ariko mu gihe utarabona umuntu, stay single, komeza wibera umusiribateri kurenza uko wirukankira mu bintu kugira ngo ugire gute, kuko abo bakubaza ngo bite ko nta kintu tubwira, umunsi bizaba birimo bipfa kubera ko wahubutse, bo bazaba bari iwabo banakubaza bati gute urugo rukunanira, kanaka yari yaragumiwe none yabonye umuntu none narwo ruramunaniye, ariko uriya mukobwa yabaye gute, uriya muhungu yabaye gute, bo bazongera baguseke. Bacuti bawe bose barashatse, barabyaye, buri muntu wese agira gahunda ye. Niyo mpamvu rero ugomba kugendera kuri gahunda yawe, wibuke yuko umuntu urimo ushaka, urimo uhitamo kuzabana nawe, ntabwo ari kugira ngo wemeze kanaka, wemeze bagenzi bawe basigaye inyuma. Oya, ibuka yuko ari umuntu muzarana, muzasangira, muzatemberana, muzabana mu buzima bwa buri munsi. Ibuka yuko umuntu urimo uhitamo ari umuntu muzasazana, ari wa muntu uzakurwaza, ari wa muntu uzaguhoza, ari wa muntu uzaguherekeza mu buzima bwa buri munsi. Wabuze akazi azaba hari, ufite akazi azaba hari, mu byishimo, mu bibi, mu byiza. Ese uwo muntu koko ni umuntu koko uzakumva? Hitamo urebeye ku ndangagaciro. Iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro Barada Vibes. Nkurarikire gukurikira ikiganiro cy'ubutaha, aho nabwo nzakugezaho igice cya kabiri cy'iki kiganiro.